ngiye cyo nkubwiye sinkukunda umutima wanjye wambazemo nyiri uruhinja ariko ndashaka ko mbera umugabo kandi utankunda nyine sinkukunda uhera hese umbwira ko nakubera umugore utankunda wanjye ni kuri pe sinkukunda uretse icyo nshaka kugeraho ushaka kugera ku kise wa musega oya wirakara nshaka kubona imitungo ya sogokuru hanyuma njyewe nkungukira nimbibona nawe uzabibona uvuze nta byishimo byo mu buriri nabona ubwo inyungu yaba ari yihe mu by'ukuri Liberata. Reka mbwire nuze we. Reka mbwire. Yewe. What? Mina nkubwire. Ihute kahambirwa ndawuraje turaje uri mu biki. Sinizeye nawo kumamagaye kubagaho. Amahoro. Turana nakwiriye kuguhamagara. What? Ese bimeze bite? Mfite ikibazo kandi kinkomereye cyane. Oh my day. Ijya ryanjye ryarakubyara rikubyarira kugi. We ninde wapfuye ni? Uravuga. Ujya hanze unkorera akantu n'iki mikora mwana. Wankoreye akantu waragiye urashyuha. Bahita bagutera inda. Bayiguterera kugira umbyari yakuzukuru. Imyaka yanjye 80 wamaye akuzukuru. Mwana ni turashize maramuka mwana wanjye cyangwa ngwiki Sisi nagwaye kuzo. ninde warakamaye ariko urabona nta yindi cyose mfite yo gukuramo undi mwana noneho mwuzukuruza tereka kuri we kimenye neza ubwo tucyuma ndashaka umwuzukuru we wabyaye umwuzukuru ugize ngo Ko nakubyaye umwuzukuru, iki mwuzukuruza ni ibyanjye. nyine umwinjira atera imitoma byare Ariko noneho muze. niba nabuze na moteri gende musunikira ariko nsigumura Ese ubyo ndabishobora koko iyo mishari ntakubishobora. hari ukuntu umwinjirira nk'umubyeyi ukamugata umwana wanjye dore sokuru akeneye umwuzukuruza ukamumuha Mungu wanjye ntabwo arakura muze nawe. akajya kuragira ngo azakure ku isi ndahazana nawe mu marembe ejo bundi muganga yarambwiye ngo n'umusozi w'inka wanjye kigali ngendera kuri nta kibuno cy'inka nyegera uracyakomeye kuva nkihari. kamaye nka data Urabizi muze. Rero ntugire ngo icyo kibazo wakigize wenyine. Nanjye nagizeho ikibazo ndamwegera. Imyaka mikeya byibuze 5 iri imbere. Nyuma y'imyaka 5 ngo nzagira icyo mubaza. niko yabuze Niko yambwiye. genda umubwire uwo mutwitaje Ararenzaho icyo ubwo. genda umubwire aze Kamubwire rwose. ugize ngo Karitasi ngo imyaka ingahe nsigaje amezi abiri nayo atazarangira iminsi atera inda ezabyare bimunanira muvuze va hano wa musega we ntabwo bufite nakwitabye sogokuru nakwitabye umeze ute meze neza wariye yego nariye wahaze yego nahaze ntacyo ufite ikihe kibazo nta kibazo mfite reka mbwire nta kibazo mfite nta kibazo ufite binkorera gukorera si biki nyine unyemurira ikibazo gusa urumva ikibazo cyane niyo gukemuka ari umukore ngeri ugakigukemurira kwa jina la Yesu ndetse mwana we tuzi ko ari wowe mwuzukuru mfite wenyine yego ndabizi ndashaka ko mumwuzukuruza ugashaka ukabyara ugatera indada ibyo ibyo ngibyo byo byibagiwe Biki? ko nabyo wabona kubera iki ko nabyo nzi ndabigutegetse noneho ugomba kubikora ndamutse nabikoze ntaguhanyuka urufungwe nawe ntabyo nkoze none ntaguhanyuka ntabyo nkoze ko numva ariko ushaka guhana
shaka umugore Aha. ko mukuzanira ku ngufura hanyuma se numuzane simurongo uzamurongo byakunaniye nabikora ariko nkapfa nsize umwuzukuru ko warasaze basi kumva ari wamubyaye ninjye wamubyaye Aha. Urashize noneho. nsadonyaho ubwo ukazadonya narapfuye ubwo nkazaba nsize ugiye kumbyarira umwuzukuru Ntabwo mufite. none ushaka umwuzukuruza cyangwa ushaka kundongora umugore aho nawe utangiye kumbwira nabi Kwa jina la Yesu. nakubwira nabi se ese koko wazanye umugore ko iki ntabwo nzi gutereta iki ntabwo nzi ntukambesire gutereta ni umuco ntuzi gutereta ubwo ntabyo nzi uzi ukuntu ngenzi gutereta nateretse nyogokuruza wawe naragiye mutera umutama ahita ata ibitenge mu cyura yambaye isore zibi urumva ko tubizi none ngo ntabyuze ubwo ntabyo nzi ujya uhura n'abakobwa ubwo mpura nabo mbese ntabwo ujya wumva hajemo akantu ka vitensi umeze nk'aho ushaka ibinyoni iyo njya mbona ntabyo ujya ukenera reka reka sinjya mbikenera cyangwa nturi muzima sa uri muzima ubuzima nyine urabona napfuye abakobwa muraganira ibunganira nabo mujya ubabwira ko bakunda ngaho ziba nabyumvira ubwo ndabibabwira ndetse wamuririmbira iwe nimba ubibabwira nibwo tutazana umugeni ngo tumubona ubu birangirira ni umwatsi ibintu sibyo ntunamubwiye ibintu bya rabu n'ibiti k'umukuru ubu uba wumva uri umuhungu utwo tuntu tubiri tugenda twikaraga mu maguru utabasha gushyira umugore mu mago akurunduye cyo biti gitwe kirimo ubwe tutaba musa igihe mbona umeze nk'aho utuzi umva gutereta sibyo ureba umukobwa ukamubwira ngo usa na biti maso y'inyana tuzi kwite iyo wamubwiye ibyo bintu sibyo uwo mukobwa uba wamukurura ukamukora hose ukamukora ku matama ku mabuno ukamuha akabido urumva ibyo bintu bihita byikora none ugahita umusaba ko mwaba Aha. Turashize sibyo noneho. byose ubwiye simbyemeye agomba kubyemera kuri bubikorera sogoko ku myaka yanjye mike ushaka ko nshaka umugore Aha. nyine mwana rwose nshaka umugore pe mushaka she mutungisha ese ikibazo ufite ni umutungo uzatungisha umugore ibyo ndabigukemura sibyo tubona ya sambu iri harya munsi y'urusengero rw'abadivanti ubwo harya hari ahuze iriya sambu ihagaze miliyoni 60 ya sambu ndayiguhaye si ibyo gusa n'iriya nzu yo kwanuza ndayigwa n'ubundi n'amezi 2 nsigaye noneho uzaba untunze igihe naraba sogoko kuko ibyo bintu urabyemeye ntabyemeye mwana we reka nze ngende naranzanye umukobwa nawe urara ubikoze rwose ngaho genda reka nanjye mite ngenda kukwanduzaho imiti reka ngende yute mwana we uyu mwana yakoze neza rwose aramumuzukuru urashaka umugore icyo kibi ni ikihe igihe cyo nkubwiye simukunda umutima wanjye wambazemo nyiri uruhinja none ariko ndashaka ko mbera umugore kandi utankunda nyine sinkukunda uhera hese umbwira ko nakubera umugore utankunda wanjye ni ukuri pe sinkukunda uretse icyo nshaka kugeraho ushaka kugera ku gise wa musega we oya wirakara nshaka kubona imitungo ya sogokuru hanyuma njyewe nkungukira nimbibona nawe uzabibona uvuze nta byishimo byo mu buriri nabona ubwo inyungu yaba ari iyihe mu by'ukuri naguha amafaranga Aha. genda uyahe mushiki wawe wongere na nyoko ubwo simva abo ngabo bakwitwa abagore banjye kandi ari mushiki wanjye na mama nuko rero mva imbere wa mbwa nyamara wanyumva ibyo ndimo ndakubwira ariko nabyumva ne nakabanda mbona hafi yanjye haraho igihe se nimuzaba muri kumwe okay bwizaba iri hafi yanjye narebe ngambwira niko fuza mukuru nzaguha miliyoni 5 tukaryamana kangahe nta na rimwe gusa tuzajya turarana tuzatubyuka nta kintu dukoze none se ndivaze mu cyumba cyawe wahembe nakubwiye ngo kurindira aho ngaho urambera umugore ntabwo nakubera umugore utubahiriza inshingano zo mu gitanda none ubwo taha nyine ujya gushaka ababayeho muri ubwo buzima njye ntabwo nabishobora habe namba uretse kugenda byose nzajya mbiguha okay uko ubivuze biba ariko bikurikizwa
ubwo na mbere yuko umpa amafaranga niyo nkeneye. gura kasamatari wa mukobwa we. Aha. Ko Imana yandemye yamaye dogere 90 z'ubushyuhe. None nakwiteze sinzagushobore. Ubwo nyine wajya mu mbwa muzindi. Okay, ibyo ngibyo tubyibone. Ngambwira story neza. Sogokuru yambwiye guca ko umugore, ariko ikintu cya mbere ashaka ko mubyarira umwana. Oh my god. Ameza ndahita mubyara. Wagicucu usara umubyara amezi 3. None babyarira ngahe? Amezi 9. Hanyuma sogokuru azapfa mu mezi angahe? Amezi 9. Aho ndabyara nk'umubu mbyara abana 10. Oh my days. Ariko Sandra nawe uransekeje. Niwe cyo kora umuntu wa mbere ncekeje. Cyo kuza tugende ariko ntabwo uzabyara. Sheri na kongo sheri ngirwa sheri we ninde wapfuye ni makuru wamaye ko mbona atariyo ari gukurikira cya gisaza kimaze imyaka 2 kitaraba kandi twavuganye amezi abiri ubona narashana turashize. Ntapfa gute mutarabyara sha ko nzitwa n'umwuzukuru. Waye nyane mubyare mbone gupfa. sheri urabyumva gute ko wumva password yo kugira ngo kira gisaza gitari uko ugomba kuneza Nakundi tugende nyene yigutera.